hari ikintu uzi? Oya ntacyo. Gusa nyine ko Beri yabimbwiye ko yahuye n'uriya mukobwa afite umwana. Nta yandi makuru ahagije ariko nyine ningira icyo menya ndaza kubwira. Cyane cuma barira umbwire kandi n'ubundi rwose iyi ni inshuro ya kabiri mbikubonaho nimba hari amakuru ufite yagira ikintu amfasha nanjye nkamenya uko nirwanaho hakiri kare. Oya nayo okay. Ntayo gusa nyine ningira ikindi kintu menya ndakubwira. Ubwo nyine ngiye kubikurikirana. Okay. Ubwo nta kundi. Yes, Patrick. All right, yeah. I'm good. Oh, yes. Twaravuganye ariko beta twaza guhura tukagana nimugoroba tukagira ibyo tuvugana. Urambwira nuboneka. Yes, karibu. Urambwira nuboneka, Patrick. Karibu. Yeah, thank you. All right. Thank you, bro. Yeah. Yes. Hello. Ça va? Karibu. Merci. Ni amahoro se ko tutabamenye? Ni amahoro. Bita Scott, right? Yeah, Nanze ngo nibeshye. Nanjye nitwa Inspector Rwe. Nanjye hano kugira ngo tuganire dutoya. Okay. Mufite umwanya cyangwa murahuze cyane? No, warusanze ngiye kugenda ngiye gushyiramo udukweto gusa ariko tansoke. Anyway, ibintu bigeze ntabwo ari ibintu biri butinde iminota 5-10. Ni amahoro se? Ça dépend. Okay. Yeah, ariko ndagenzwa n'amahoro. Naho nuko biraba amahoro. Ari kanshaka kubaza njya ngo tugane ku kintu cyitwa ku makuru tugufite yitwa James Ramaze. Jona James. Yeah, James ndamuzi. Uramuzi? Good. Yeah. Thank you. Ndibaza ari James yari umupolisi uvugaga wigeze kwitaba Imana kera ya. Ndamuzi ariko ntabwo muzi ibintu byinshi cyane ariko I think I know him. Which means ko ari ukuntu mukorana, ari ukuntu mwari muziranye, hari imigenderanire, hari n'imibanire mwagiranye. Kumenyana nawe nuko twari tuziranye ariko bitari cyane nyine byari ibintu biraho nkuko wava hano nkavuga ngo Rugwe ndamuzi nkuko bimbwiye ariko nta bintu byinshi twari tuziranye na James. Okay, thank you. James muzi ko yari umupolisi wakoreraga kuri tere akenshi twarahuraga n'imodoka yanjye akenshi ari igihe ntabwo nari mu modoka akenshi bakanamagarika bamwe nuko namenye na James. How come tubona transactions z'amafaranga hagati yawe na James bajya muhereza amafaranga inshuro 1, 2, 3 zirenze inshuro 10, 10? Ndibaza nubwo nakubwiye ko ntamuzi cyane ariko dusa nkaho twari dufitemo akantu ka connection gatoya. Hari undi mugabo bitaga Emmanuel wari inshuti yanjye ari wamuje na James bituma tumenyana cyane. Akenshi rero kubera uwo Emmanuel hari ibintu twahuriragamo bigatuma tubihuramo na James
akenshi hari ibintu nakumva gukora uwo mugabo Emmanuel nkabishisha kuri telefone ya James cyangwa konti kubera ko bifite ikibazo yeze kumbwira ko konti ifite ikibazo sinzi uko nigeze kubimbwira ariko ntabwo byabaye inshuro nyinshi ndibaza atari inshuro nyinshi ariko James ndamuzi nawe twize kujyana akantu gato cyane yeah. Scott Kwandanga donc take this as a warning, right? So no kopera birabyiza cyane ko peut-être I not right wow tute kuzaganira ndi anataranga utanisanzuye nkuko ngoko. Let me ask you something. Mbere na mbere ni nabanje kubaza ngo namahoro ikibazo gihari reka tugiye kuri point, right? Cyangwa kumwe namahoro ni kuri murambaza ibintu byarangiye bya James. Scott rimwe na rimwe ntabwo ukunda kubaho cyane ariko ni rimwe na rimwe kubona bamwe namwe bagiye mu nzego z'ubutabera kubera ibyo bishingikirije cyangwa bitwaje bakaba bavamo iyo nakwita amahoro ariko ejo bundi biratinda still yadosiye ikagaruka icyo rero nicyo kiri kukubaho nawe akangaka aravuze ngo byararangiye. Okay. Here we are, right? Ukuna nabikubwiye birashoboka ko hari igihe undi munsi twazongera guhurira muri ubu buryo bitandukanye n'ubu ngubu. Gusa Scott ntabwo nabikubwiye winjira sinjye ngira affaire nyinshi zimuza n'abapolisi nema bumbwiye ko umupolisi nkakubaha sinkubwira ibintu byinshi ukinjira ariko ntabwo njye ngira affaire nyinshi zituma mura n'abapolisi cyane inzego za leta ntabwo nkunda guhura nazo kubera ko nibyo mwa ntabwo binyemerera guhura na polisi ariko ubwo hari amakuru arumfiteho n'unanzi n'izina okay byo ntacyo bitwaye gusa niba nta kindi kibazo wenda gikomeye ibyo washaka wabibonye ndibaza reka mubwira akantu kamediyane mite ngira ibintu njyemo gukemura. Maze njya kuriho soon or later we can talk me and you can is confidence. Umunsi mwiza. Take care buddy. Thank you fund gusa Scott ni umugabo ukomeye. Remember my eyes on you. Shit. Police again in my house. Babe. Usko ndi uko mu gasoje ngo nawe kanyibara waje umugore. Chirite. You okay? Ko wowe si byagenze gute? Kuri do shana kunsuza nshaka kuza ukamfata mu mutazi. Babe. Come on, what's wrong? Bambije kuri wabaye cyurabizi akababaro kawe niko kanjye. Ibyishimo byawe nibyo byanjye. Ko kidushobora kumbwira ikintu wabaye kuri nazanga gusuzukanyeka ko utaranze. For real? Kenny mfite agahinda kenshi mu mutima wanjye. Niki yabaye iki? Ninde wakugize gutyo ku buryo ashobora gukora akazi ngende leta ndwana? Ntushobora kumva ukuntu umusaza wanjye asigaye agezaho ko aho ankubita kubera iriya nshinzi ngo ni Trace. What? Agukubita? Nkimbwiza kuri yagukubise nyagukubita aragufata aragukubita. Ungana gutyo. Yankubise nyine. Ce n'est pas possible. Ubundi Trace ataraza mu buzima bwa musaza wanjye twari tubayeho neza mu mahoro. Anyitaho ama buri kimwe cyose none kuva yaza. Ngubu bigeze aho yirwa nankubita. Sinjye ntabwo ndi kubyumva. None se gukubita iki? Telefone wishize hasi tubaze tuvugana. Ye gukubita iki? Wari wakoze iki ubundi? Byagenze gute?
nakoze se iki ngewe uko ubizi ngira yahe mu mafuti yageraho umuntu yifata ngo agiye kunkubita kari agakobwa kirirwa kamuneranya amanywa nijoro na rimwe harashira umunsi atamunteranyijeho. ese ko iki Tracy wowe nawe muhora mu bintu by'imihari muhora muguruka ubundi Tracy umwangiriye ngihora mu kubago mubona nta kibazo cye usibye kuba yimereye nk'umurokore gihe nabonye ari kuba yimereye nk'umurokore gusa nta kindi kibazo cye ubundi mwe mufiki gishobora gutuma mudacana waka dufiki se dufiki kihe usibye kwirwa neranya na musaza wanjye wagira ngo ashaka kazamubera umuvandimwe kuva yagira ahangaha nago buri munsi uzanga nkubwira ngo nashwanye na brother so kubera siriya nshinzi ese ubundi niyo waba ufite ikintu upfa n'umuntu buri munsi mwahora mushwana bivuze ko abari kunyiyenzaho nta kintu mpfa nawe gifatika. akomikeka mu by'ukuri bira bintu bakwiye kubireka ukabareka bari abantu nukomeze no kujya mu bintu byakugeza nawe ushobora no kuzabigwamo ahubwo ngiyewe uramfite nka kuba hafi ibintu bikagenda neza Miki. Ndagufite uramfite nyine se wamburanye iki byo kuvuga ngo bro wawe ngo yakwitagaho ngo yagiraga gute nanjye nabikora Miki. ese ke nuratinyuka ukavugana n'isoni ngo ndagufite umuntu nakibihumbi ijana ugasara ari uduhumbi ijana twonyine warangiza ngo ndagufite ubwo se niki witeguye kuzama wowe akomiki usibye ibintu byo kuvuga ibihumbi ijana usibye ko benda ngiyewe bira bintu bimbwe ndi muri situation mbi kubera business twari ndi gukora ibintu bitameze neza wowe urokeka ibihumbi ijana ngiye ari amafaranga yatuma bikuguma mu mutwe gutyo ukajya ubyibuka igihe cyose bakomiki usibye utuntu ndi gukora ni settinga neza noneho kutazongera no kuba muri life meze gutya ko ntazana bikwemerera none bishaka byo kuvuga ngo kwa blong ibiki nguzenguruka Miki uzajya ubona nohereje imodoka nimba ari kabu ize igera hariya mu gate fata kabu uzende hano niki ibyo bintu byose udependinga kuri musaza wawe mbiguhe ikiza cyawe kuvuga oya kuvuga biroroha turaziranye kuko wowe uhora uvuga none se ko nakwatse wakoze iki bwigeze bucya ngo nambwire ngo dore amafaranga nayabonye ubu se tuvuge ko nanisa utarabona ibihumbi ijana ngiye ndi umuhungu w'imishinga warangiza ngo ndagufite mbabari umuhungu w'imishinga sibyo ngiye wimfata ngo wenda ubone byaragenze kuri uriya munsi bitari bimeze neza ngo wumve ko n'ikindi cyari gutyo bizagenda ngiye ndi umuhungu w'imishinga sibyo kandi reka mubwire ikindi kirenze kuri ibyo ikintu kirenze nuko ngiye ngufite ku mutima imishinga sitagira ibikorwa imaze iki ni ikihe gikorwa umaze gukora kigaragaza ko ufite imishinga myinshi akomiki mushingire saro se noneho iyo business nica mu mushingire saro noneho uje wisuka noneho cyangwa ushaka abakozi bawe bari nta kibazo uzayishinga unyemeze uzanyemeze Keni Odon ntabwo nshaka gukomeza kubabara rero nshaka kumera fresh ibintu byose ukabyirengagiza nkaho nyine nta cyabaye kuko ibyo byarangiye ahubwo nawe amaso yawe ukayanshyiraho kugira ngo njye nawe tube turi kumwe kano kanya kuko ntabwo nshaka kubona ufite vibe zimeze gutyo sibyo ni iki se wanzaniye kiratuma nishima basi icyo nakuzaniye cyo ni umutima mwiza ugukunda ikirenze kuri ibyo ikindi nakuzaniye ntabwo nakikwerekera ahangaha kiratuma wishima ukamera fresh ushaka ko kinyerekera hehe ntabwo nakikwerekera hano gusa nshaka kukikwerekera mu cyumba turi kumwe turi babiri nanjye ibyishimo byawe ukabona ukuntu nabigize ibyanjye trust me. Okay, wasanga ushaka kunyemeza nta wamenya. Iyo surprise rero tugenda uyinyereke. You ready? I'm ready. Suriya basundi mu ndawe wishimye gutya. Okay. None kwishima birenze uko nguko. I'm telling you. Let's go. Gusa igihe cyose uzirikana. Genda umuhungu w'imishinga. Kandi njya mu kusanira kwiga. Sibyo. Ngende ngutebese? Oya tugende gutya. Ese turagerayo. Ngiye gashaka ko twihuta benzo. Yeah. Ushobora kugira gushaka bi uraho uri mu matelefoni no ese ko nawe uko umaze kwiga arimo ababarira hariya neza yamubikoreye iki nanjye gana nyine cyamufasha kugira ngo abeho neza yishimye uwarangiza urakiryamanye uri muri sekera gusa ubuzima bwe ndimana buri mu kaga ega nanjye nandi mahitamo mfite kuba mahitamo afite ahubwo uvuga ngo waheranwe n'ubwoba ndabizi Scott yakunyirije mu bintu byinshi
nabyo bintu biguhangayikishije biguteye ubwoba utekereza ko wenda byagenda nk'uko byagenze n'ubushize ariko ukwiriye kwishiramo ubwo bwoba ukwiriye gukomera kuko ntabwo kuvuga ngo Scott byagenze gutya ntabwo bikuraho ubuzima bw'umuntu umuntu aracyariho aracyagenda none se uzagira ubwo bwoba kugeza ryari ku buryo uzajya ureka gukora ikintu gihari cy'ukuri kigomba gukorwa ngo n'ubwo okay reka umwereke Keza dushobora kumufasha ni ukuri pe dushobora kumufasha rwose ndabizi kuri kondisiyo imwe ugomba kuyimenya njyewe kondisiyo ibyo ntacyo bimbwiye pfa kuba gusa turi bumufashe rwose nta kibazo turagendera kuri kondisiyo yawe hari ikintu nari ntekereje ngiye ikintu nashaka reka kuba namufasha ntacyo bimwaye ikintu nashaka ni uko ubigaragaramo cyangwa njye nkabigaragaramo rero hari umutipe wakoranaga na Scott bita Kevin Somoze Kevin nta kibazo ari kumbwira okay urumva nyuma yuko bashwanye nyine nawe baraje baramufunze n'ibiki bitewe na Scott n'ibintu byinshi yambwiye ngiye yaje kunyirebera hano shaka ngo tufatanye ngo turebe ko twashyira Scott hasi ahubwo ngiye bitewe n'ukuntu yifitiye ibibazo bya nawe ati reka sinshaka kubijyaho ako numvaga nk'umuntu wafashe iyo initiative akaba atangiye gukusanya abantu ngo bashyire Scott hasi ni umuntu wakora buri kimwe cyose urabyumva atari duhaye no video nkamuha story yose akaba ari we ubishyira hanze atari twebwe ko ndabizi cyaba icyo kintu cyamushimisha kuko umurikije uko yaje kundeba nawe ntago afite ahantu ahera yabuze icyo aheraho nubwo namuhaye nanjye itangiriro ryiwe agakora ibye kuko njye nta kibazo pe uwo muntu niba wumva umwizeye koko muri mu murongo umwe nta kibazo njyewe rwose wamufashije gusa ukansezeranya ko ibyo bintu utazabijyamo pe ako erega bikemutse njye nawe njya mu byiki nanjye rega simba nshaka guhangana na bari abantu ndabazi nta kindi kintu nshaka icyo nshaka ni ukugira ngo Keza abone ubutabera gusa naho rwose uwo muntu ahubwo adufashije akabikora njye naba ndwana n'iki ndabizi nicyo kintu ategereje naramuka yibonye nta nubwo buri bwire nayibona ndabizi ni feri ya mbere kube mbabara pe bikore yimuhereze rwose kuko rega Keza arababaye reba Keza uburibwe arimo aryamye hariya nta kintu abasha guhaguruka ngo yikore noneho akaba ari akaba afite n'ikibazo kimeze gutyo ni ukuri mbabara pe okay reka nshyiremo agakweto njya kumureba nahamagara ndeba udahurira mbimuhe ntabwo umuntu uramwizeye genda mwizereka ariko urumva umuntu waje kundeba abizi ko ashobora no kubimbwira nka wahita ajya kumuteza Scott akaza akabimbwira arongera aranamamagara urumva ni umuntu wamara amaje nyine ushaka kujya muri urwo rugamba rero uwo mureke ntabwo afite icyo ahomba niba nagiraga imana nkabona ni ukuri birabaye ibyo byo wowe genda umurebe nta kibazo kubutabirimo ndabikora pe nanjye ntabwo nenda kubijyamo rwose bikemutse ndaba mbijyamo nshakamo iki rega buriya utabona mba nagigiye byatari abacibona tutaraciye mu bintu byinshi kandi bikomeye njye mbona ari cyo gihe nyine tugatuza nyine tukagira natwe ubuzima buri normal busanzwe nyine tukishakamo natwe ibyishimo nk'abandi pana kwirwa mu bibazo gusa kuberega ndabizi rwose nibwo bwoba ufite ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ko turi mu isi kandi y'ibyago njye ndashaka gucreating ijoro rero ubu ibintu byose binera ibyago wapi Kopi. Yes. Ni fresh. Yes. Ni fresh sanze nari ngiye kwigendera dore uzikurengeje isaha n'iminota 15. Oya nuko wampamagaye rero ibindi byinshi nari ndimo ariko ndumva nagiragisha. Hanyuma rero wakoze kumpamagara ndizera ko noneho wabafashe umwanzuro kugira ngo twe twakorana kuri gahunda nakubwiye. Ndakeka niyo mpamvu wampamagaye.
ntabwo ari icyo kintu naguhamagariye. Ikintu naguhamagariye ubu ngubu ntabwo nshaka kwinjira mu bintu byawe. Ibyo byo nabikubwiye nkomeje kandi n'ubu ngubu ndacyabihagazeho. Yaba sinzi ko nanabyita yari umutwe yitwaje intwaro niba ari ikintu mbaza ariko sinshaka no kubimenya. Gusa uyu munsi natekereje ko hari ikintu ushobora kugukorera. Sambwiye ko gahunda wowe ufite n'intego yawe ari ugushyira Scott hasi. Cyane. Nyeka ko ubwo ukeneye ikintu icyo ari cyo cyose cyamushyira hasi. Iwana naho nagikora hose najyayo. Hari ikintu nshaka kugukorera ariko nakiguha ni ikintu nzi ko nayo cyamuzengereza. Ariko nshaka nindamuka nyiguhaye ko kuba twanahuye hano bitigeze bibaho, kuba nakiguhaye bitigeze bibaho, ntabwo nshaka kubigaragara. Kopi wewe ugira ikibazo kwako erega we nuko ufite n'ubwoba, ufite n'ubwoba ariko nta n'ikibazo cyabamo, nta n'inkurikizi ndetse byazagira uramutse wemeye ukamfasha tugashyira iriya jini tukayirimbura. Azi ko umugabo utagira ubwoba aba ari ikibazo. Tukamushyira hasi. Baravuga ngo umugabo utagira ubwoba aba ari igicucu. Kopi nagaruka utagira ubwoba ko nanone ntabwo gutinya gufesinga ibibazo byacu. Njyewe ntabwo ndi bujajinge ibyo wahisemo. Okay, uko biri urabizi ko sinzi niba ayo makuru ari uyafite ko umwana wa Keza yabuze. Yego. Mfite video rero igaragaza hano uburyo Scott ari we mufite ari no kumuhereza undi mukobwa. Okay. Ngiyo wareba we namajwi narimo ariko ubibona ibintu barimo. Umwana we yarabuze nyine birazwe. Ayo ngira ngo wabanze ukareba. Ndabona naje. Kanyikohereze kuri ntuza yawe. WhatsApp yawe iriho? Niriho. Kambikohereze wenda ubirebere wawe. Okay. Okay. Ndakeka yaje. Gusa ikintu nyine dusezeranye. Wowe bimaze icyo ushaka. Ndabizi icyo ushaka ubimaze. Ariko singomba kubigaragaramo ibi. Nta nubwo twawe nta niyo naguhaye. Gusa nuko ngiye mvuze nk'umuntu wende ko wari wanatekereje ko ari cyo nagufasha. Kati nyiri ikintu ngufasha nyine birangire. Okay, good. Nta kibazo kabisa urakoze nanone santi. Uko biri. Ibi nabyo ni ubufasha bukomeye. Ndashimye. Kumva nta kindi we. Nareba wakikomereza umusaza. Ça merci. Urankorera icyo nshaka nanjye. Muhambirwa ngo ni Scott ugenda kuri mushiki wanjye. Wow, Tracy, welcome. Welcome back, Tracy. My love. Welcome again. Umeze neza? Yameze neza. Okay. Ozi, wampa umwanya nkagira icyo mvuga niba bishoboka. Ikizima si uko bamubonanye umwana. Urumva yagiye risobanura nyine abeshya polisi ko yabonanye uriya mukobwa wa papa we atangira kumubaza uburyo afitemo uwo mwana. Urumva aribwo buryo bahise bamwohereza hehe kwa Keza.